Muraho. My name is Shaka Ashley. I'm coming from Karongi West. Ngiye kubabwira amateka yanjye ko naje Kigali n'ubuzima nabayemo n'inshuti nahuye nazo. Ibisanzwe amazina yanjye bahita Idi Amin, atuba n'uruka mu karere ka Karongi. I Kigali numvaga ko nzahindura ubuzima bw'ababyeyi banjye, ariko uko byagendaga bikomera ko ubuzima bwakomeje kugenda bugorana. Nagiye mbana n'inshuti nyinshi, gusa inshuti zose nagiye mpura nazo ntacyo zigeze zihinda mu buzima bwanjye usibye kuzana mu mwijima. Kenshi uko byagendaga bucya n'uko byagendaga bwira narushagaho kugenda mpinduka, nza guhirwa n'ubuzima gusa nibagirwa ababyeyi banjye. Nagiye mpura n'inshuti zigiye zitandukanye, Jackson, ariko nta kintu twabagamo usibye iraha ry'ubuzima, ntacyo banyigishaga usibye kwirwa mu nzoga mu bakobwa, nibwo bwari ubuzima. Ndagenda nibagirwa uwo ndiwe ubwanjye. I can't tell my story. Think about my story. Ese ubuzima bwiringisha inyuma bwitwirwa tubona n'ubu. Najyaga nibaza ko ababyeyi banjye bameze gusa. Ntabwo byari byoroshye. Intambwe yose nateraga narabyukaga, nahitiraga usibye kujya muri dushe. Nahoraga nibaza iherezo ryanjye, ariko ubwanjye nkaribura mama yampamagara nkamukupa. Wasangaga iwanjye hibereye amabebe, ayo turi gusangira. Ashley, ndetse turasohoka ryari ko numva mwembe kujya gutwika? Mana, sigaye uri so uri hoti kabisa, ntabwo kigaragara mu birori n'iki ntakisha cyakoze. Window ziri my gang none this now. Cyane kwirwa wibereye hood, why? Bwanjye ikintu njyaga nicara nibaza icyerekezo cy'ubuzima bwanjye, nibaza ubundi ndinde. Why? Ese iherezo ryanjye ni irihe? Se nibaza inshuti turi kumwe ubu ngubu zirankunda ko kuby'ukuri cyangwa ni ukundyara. Bishoboka ko zinkundira icyo mfite. Gusa ubwanjye nta gisubizo nari mfite, kuko irari yari imaze kunyica. Umutwe nta kindi kibereyemo usibye kuryoshya, gutwika, gusa ntabwo nari nzi uwo ndiwe. Ese ntabwo nubwo nari nzi inshuti zingaragiye, ese zirankunda ku by'ukuri cyangwa zirandyarya? Ese zinkundira iki? Umunsi umwe turi kumwe n'inshuti yanjye twagiye mu kabari, twari twicaye buri wese aseka cyane ubona ko twishimye pe, nta n'umwe wari ubabaye cyangwa urakaye. Igihe cyo kuryoshya nuko ndi kumwe na Jack, nuko haza kuza umusaza niwe wambwiye ijambo ryaminduriye ubuzima. Nkamwumva ijambo yambwiye. Uwo musaza abonaga ko arakaye cyane, ko kenshi ayikunda kutubona mu kabari turi kumwe n'abakobwa n'ibindi. Njye byaranunguye, umva ijambo yambwiye niryo ryaminduriye ubuzima. Ariko mwabana ko mukiri batoya muragana hehe? Ese mujye mutekereza ejo hanyu hazaza, cyangwa kwirirwa mu kabari muryoshye gusa muri kumwe n'abakobwa bikarangira aho ngaho? Ese mutekereza ko ubuzima bwanyu bugana hehe? Iteka nkunda kubabona no mu kabari. Okay, ni byiza muza kuneza imbere, ariko se muragana hehe? Nyuma y'ibi byose mwirwamo mujye mutekereza byo mukicara mugatekereza why not my life way, uratekereza ugana hehe? Abona muryoshye mugana n'abakobwa beza, se abakobwa muzi baturuka. Ese mutekereza ubuzima bwanyu? Ese mutekereza muri bande who you are? Think about you are. Murambabaza cyane mwabana. Uba mufite mu kazi no munsi zo muzi zo bizagenda gute? Tekereza ubuzima bwawe, tekereza aho yazaza. Ese uratekereza urasavinga, ese urugana Yesu uri aha ngaha murazigama cyane kwirwa mu mayeri, mu magambo, mu makobwa, mu nzoga? Se mubona ejo hanyu hazaza ari he koko? Imvira iki gisaza ndakise muzeyi. Amana nta myaka ijana tuba tugomba kuryoshya wana. Wowe ujya ugenda uri kumwe n'abakecuru, twebwe impano life ni ntoya. Life ni ntoya tu. Inshuti yanjye yabonaga ko iyo nta kindi yifuza yahoraga yisekera, yumva ko ubuzima turimo ari bwo bwa nyabwo. Ariko nyamara njye ijambo ku kanya umusaza yambwiye ryankoze ahantu. Nabaye pe nibaza bamugana ejo wanjye ni hehe. Ko nagiye ntekereza ko ari benshi nkanjye bafite akazi keza, ariko bumva ko bakwiye kwirirwa mu marana babonye amafaranga, gusa n'abatekereje habo hazaza. Gusa njye ako kanya yambereye isomo ry'urugendo. Si nawe ureba ino video iriya isomo wakuyemo? Ndagushoboje, ndanagushimiye warebye part 1, tuzayicaye part 1 ndinde part 2. Thank you.